waba uzi neza yuko kampani yawe yaba iri mu zigiye guhanwa cyangwa izigiye gufungwa niba utarakoze ibi bikurikira? Hari itangazo RDB yashyize ahagaragara. Iyo tangazo rimaze igihe, ndetse uyu munsi bongeyeho iminsi y'inyongera. Ufasha cyangwa se nde ukora ibi? Umuntu wese wigeze kudekarara umusoro wa CIT ku mwaka akabibasha, iyo CIT ikaba iri mu cyiciro cya gatatu bita yo regime, akaba yarurujuje icyo bita balance sheet na profit and loss. Ibyo niba warabashije kubyuzuza, ni statement, financing statement bari kutubaza, wabasha kuyuzuza. Wararebye ugasanga utabasha kuyuzuza, utakora ikosa yo kuvuga yuko ibi wabasha kubyikorera. So iyo ugeze hano rero nta kindi uhita ushyiramo izi financial statement, ukajya muri machine aho uba wazibitse ukazishyiramo zikajyamo. Tugiye gushyiramo iyo bita toto financing statement, cyangwa se hano ukawukuramo mu gihe wibeshye. Ni resolution, iyi ni confirmation statement, iyi ni financial statement. Ubona ko hano zose zirimo. Iyo ugeze hano nta kindi ukora rero, uhita ukora kuri submit, bagahita bakubwira ngo urabona hano confirmation of fulfilling annual return. Urabona ko hano certificate hano bayise bayima. Kayigi Kajuga Leo yahise ayisinya mu masegonda make cyane. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. Waba uzi neza yuko kampani yawe yaba iri mu zigiye guhanwa cyangwa izigiye gufungwa niba utarakoze ibi bikurikira? Hari itangazo RDB yashyize ahagaragara. Iyo tangazo rimaze igihe, ndetse uyu munsi bongeyeho iminsi y'inyongera. Ese waba ubizi? RDB irasaba amakampani yose yo mu Rwanda ko agomba gukora icyo bita annual statement return. Icyo kintu niba utaragikoze, umenye yuko kampani yawe izacibwa ibihano kandi bikomeye. Reka turebe iri tangazo cyo ritubwira. Itangazo ngiri riravuga ngo kongera igihe cyo gutanga ibaruramari ngarukamwaka n'amakuru ya sosiyete. Ibiro by'umwanditsi mukuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB ruributsa amasosiyete yose ko afite inshingano zo gushyikiriza umwanditsi mukuru ibaruramari ngarukamwaka annual account n'amakuru ya sosiyete ariyo bita annual returns hakurikijwe itegeko nomero 007 rya muri 2021 ryo ku itariki 5 z'ukwa kabiri rigenga amasosiyete y'ubucuruzi nk'uko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu. Igihe ntarengwa ryo gushyikiriza umwanditsi mukuru ibarura mari ngarukamwaka n'amakuru ya sosiyete cyari kiteganyijwe ku itariki 31 Nyakanga 2026, byongerewe kugeza kuri 30 Nzeri 2026. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ubusabe bwazanywe n'amasosiyete atarabashije kubahiriza igihe ntarengwa cyari cyarashyizweho mbere. Umwanditsi mukuru arasaba amasosiyete yose bireba
gukoresha neza iki gihe cyongerewe, agatanga ibaruramari ngarukamwaka n'amakuru ya sosiyete mbere y'itariki ntarengwa nshya kugira ngo yubahirize amategeko ku gihe kandi yirinde ibibazo bishobora guterwa no gutanga inyandiko ku munota wa nyuma. Ibaruramari ngarukamwaka n'amakuru ya sosiyete bitanga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga binyuze ku rubuga rwa RDB. Amasosiyete atazubahiriza izi nshingano mu gihe cyongerewe azafatirwa ibihano biteganwa n'itegeko. Ku bubasha bwa tekinike cyangwa ibindi bibazo bijyanye no gutanga izi nyandiko, mwakwandikira ibiro by'umwanditsi mukuru ushinzwe inyandiko ry'amasosiyete. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'uwo bita Kayigi Kajuga Leo, umwanditsi mukuru w'agateganyo. Ngira ngo uyu muramuzi rwose, ni umuntu ukomeye muri RDB. Ngira ngo rero itangazo risaba murabyumva. Ninde iri tangazo rireba? Ni umuntu wese ufite kampani ikorera mu Rwanda, arasabwa gukora ibi ngibi. Ni umuntu ufite igicuruzo guhera kuri 0 kugera kuri miliyoni 400. Abo ngabo bari mu cyiciro kimwe, bafite ibyo babazwa. Guhera kuri miliyoni 400 mu mwaka kuzamuka ujya hejuru, nabo bafite ibindi babazwa bijya kuba byisumbuyeho bitandukanye n'abambere. Ninde rero ufasha cyangwa se ninde ukora ibi? Umuntu wese wigeze kudekarara umusoro wa CIT ku mwaka akabibasha, iyo CIT ikaba iri mu cyiciro cya gatatu bita yo regime, akaba yarurujuje icyo bita balance sheet na profit and loss. Ibyo niba warabashije kubyuzuza, ni statement, financing statement bari kutubaza, wabasha kuyuzuza. Ariko niba annex yari yo regime ku muntu ufite igicuruzo kiri hejuru ya miliyoni 20, niba utarabashije kumukorera declaration, ni declaration ya RDB ibaza, ntabwo wayibasha kuko bifitanye isano. Niba rero balance sheet nigeze kwerekana uburyo yuzuzwa mu ncamake, niba wararebye ugasanga utabasha kuyuzuza, utakora ikosa yo kuvuga yuko ibi wabasha kubyikorera. Tugiye kuzatanga ibyigisho, ariko kugira ngo amatariki yo kugucika cyangwa yo kukugereraho, kuko mu matariki ya nyuma systeme izaba iruhije, mwagana Digital Encyclopedic Tech unyuze kuri nomero 0788 42 67 69, ukaza tukagufasha. Dukorera Kimironko, kandi unaduhamagaye si ngombwa ko uza turabigukorera. Ibisabwa ni ibyo tugusaba muri IBM n'andi makuru agendanye na financing statement, ayo yo tuyagusabye urayaduha. Reka twinjire muri systeme gatoya turebe ni ibiki batubaza, ubundi bikorwa gute. Iyo umaze rero kugera ku rubuga rwa RDB, ujya kuri aho bita annual return, ukahakirika, ukajya kuri annual return filings, ukahakirika, ukajya kuri file annual return, cyangwa se waba warabitangiye nka gutya ukahita ujya kuri ratio. Aha rero iyo uhageze urabona ibyo batubaza income statement, ukatubaza statement of financial position,
bakatubaza attachment. Ubona attachment hano batubaza, iya mbere batubaza ni audit report, indi batubaza ni financial statement, indi batubaza ni confirmation statement, indi batubaza ni resolution, cyangwa bafite indi ukayishyiramo. Izi attachment ugomba kuzishyiramo ziri PDF. Murabona iya mbere ni audit report ya auditor, ya kabiri ni financial, auditor arabo itareba, financial statement yo igomba kuyishyiramo, ariko iyiriho akanyenyeri k'umutuku yo ntushobora kuyisimbuka ngo byemere, ntabwo wakora submit cyangwa save and continue ntibyakwemera. Iyi ngiyi ugomba kuyishyiramo bita confirmation statement, ugashyiramo na resolution ya company. So ibyo bintu byose rero iyo umaze kubyuzuzamo iyi raporo uba ugiye kuyirangiza, ariko mbere yuko uzuza bino ugomba kuba wabanje gukora izi document. Ugomba kuba waziteguye ziri muri machine ku buryo ugenda uzuzuzamo. Okay, so iyo ugeze hano rero nta kindi uhita ushyiramo izi file financial statement, ukajya muri machine aho uba wazibitse ukazishyiramo zikajyamo. Tugiye gushyiramo iyo bita toto financing statement. Ngiye yamaze kugeramo. Mbibutsa yuko iyi document igomba kuba iteyeho kashe ya company. Hano bahise bakubwira ngo financial statement has been added, ushyiramo iyi ngiyi bita confirmation statement, iriho akanyenyeri k'umutuku yo ntiwanayitaruka. Confirmation ni iyi ngiyi nayo ukayishyiramo. Urabona ko yamaze kugeramo, bakubwira ngo attachment uploaded. Board resolution nayo yagiyemo. Ubona ko imigereka yacu cyangwa se attachment eshatu badusaba hano ziba zamaze kugeramo. Ukora save and continue, wamara kugeza hano. So hano bakakwereka rero ko ya migereka yamaze kugeramo. Ngiyi bashobora kukubwira hano ukawukanda ukawureba, cyangwa se hano ukawukuramo mu gihe wibeshye. Ni resolution, iyi ni confirmation statement, iyi ni financial statement. Ubona ko hano zose zirimo. Iyo ugeze hano nta kindi ukora rero uhita ukora kuri submit, bagahita bakubwira ngo annual return filing submitted successfully. Your annual return 2025 filing has been submitted for review successfully. Click the button below to continue. Ubu uyu muntu turamurangirije, turakwanda kuri OK, tuhite dukomeza gukorera undi muntu. Nta kindi hano bahita bakubwira ushobora kuvanamo certificate. Urabona hano confirmation of filing annual return. Urabona ko hano certificate hano bayise bayima. Kayigi Kajuga Leo yahise ayisinya mu masegonda make cyane, make cyane. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, rero mwabibonye uburyo iriya report isabwa cyangwa se bayuzuza. Ibyo RDB iri kudusaba ni muri bara buryo byuzuzwa. Ubona wabasha kubyikorera, wabikora. Ukeneye amahugurwa ukajya ubyikorera, waza ukatugana, cyangwa se wifuza ko twajya duhora tubigukorera buri mwaka, tukagudekarara imisoro, tukakurikirana ubucuruzi bwawe, nabwo uraza tukagirana kontara, tukajya tubikurikirana ku buryo
nta bihano bya Rwanda Revenue cyangwa RDP bishobora kukugeraho. Mwari muri kumwe rero na Teacher Horike cyangwa Trainer Horike. Jya muri komenti utubwire niba hari icyo wifuza twagusobanurira, kandi nibagirwe gukora subscribe kugira ngo ayo masomo yacu yo kujya agucika.